Yes, reka rero twongere tubasuhuze, twongere kandi tubahe ikaze mwe mudukurikiye muherereye hirya no hino ku isi. Hanyuma rero turaha ikaze abadukurikiye muri ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari abadukurikiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari abadukurikiye muri hano iwacu mu Rwanda mu ntara enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali. Hari abadukurikiye kandi muri hirya no hino ku mugabane wa Afurika nk'uko nari mbikomojeho. Hari abari mu gihugu cy'u Burundi, hari abari mu gihugu cya Uganda, hari abari muri Tanzania, Kenya n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwese rero tubahaye ikaze. Abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika, namwe ntabwo turi buze kubarenza ingohe. Abadukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, Aziya ndetse na Oceania, mwese tubahaye ikaze. So muri aka kanya rero nk'ibisanzwe turagarutse kuri mikoro, kuri kamera za Bwiza TV ndetse na Eugene Official, aho rero tugiye kubagezaho n'ubundi update n'amakuru y'ibikomeje kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ariko murabizi ko by'umwihariko twibanda hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri ya ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, tutibagiwe n'abambari bacu. So, hanyuma rero nibyo tugiye kugenda tugarukaho kuri uyu mugoroba. Uwo mubona kuri mikoro ni Miki Kayiranga, nje uri inyuma ya kamera rero n'ubundi, ariko nkaba ndimo ndagenda munyumva kuri mikoro, nyita Fighter Frontline Commander cyangwa se umwite nyirabyo, nkaba nahageze. Miki, wiriwe neza? Ko mvuze nyirabyo ukaze amazina nka ishoka buri hango nigira amazina menshi cyane. Ishoka ni make birgereranyije nayo mfite. Indyankwi, ishoka. Ikindi ni iki? Ni menshi na ya biri yonyine, ni indyankwi n'ishoka. Gusa nyine ikintu kirenze kimwe ngo burya ngo kiba cyamaze kuba cyinshi. Miki, turagarutse rero kuri uyu mugoroba. Ubushize twari turimo duherukana turi kuvuga ku kibazo cya Rwitsankuku, eminirwa Puezero, tuvuga ibintu bijyanye n'imirwano, dukonfirma ko MRDP twirwanaho hafite, ariko biza kugaragara ko yari ifite igice kimwe. Ubu niko bikimeze. Reka da, byahindutse. Byahindutse ryari? Nziko nawe noneho ntabwo warubizi. Byahindutse. Kanguha ubutumwa. Reka nguhe ubutumwa mu kanya gato message imaze kungeraho. Hasize igihe gito. Kuko kare rwose byari amakuru ahari nuko twirwanaho yari ifite igice kinini, itarabasha gufata igice cyose. Byahindutse rero. Ubu tuvugana nta nakana kamwe gasigaye. Nuvuga ngo ubu ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, amakuru maze gukubona mu kanya gato yangezeho, nuko ubu zamaze kugera ahantu bita ngo ni Rwitsankuku, ariho mu Babembe cyangwa se Ababembe, ubwoko bw'Ababembe ngo bo bahasoma bahasoma ngo ni Rusankuku. So urumva biratandukanye cyane. Icyo nshatse kukubwira nuko Puezero yose bamaze kwivamo. Ahantu bari ubu tuvugana, kugira ngo wumve ko Puezero bayiri kure cyane, hagati yaho bari, kuko bagiye ahantu bitanyina aho ngaho muri ako gace nk'ubwe kitwa ngo ni Rwitsankuku, ngo hagati yaho na Puezero harimo ibirometero biri muri 25, bikaba ibirometero bigera kuri 30 n'ahantu bita za Mikenke. Aha kandi ngo buri kwegera teritwari ya Mwenga. Urumva Fizi batatangiye kwivamo se. Gusa ngo FARDC gabihunga ivuga ko ngo iri kubahiriza amasezerano y'amahoro. Umva se ubwire. Bavanye bari gukubitwa iravuga ati twe turajya ariko turi kubahiriza amasezerano y'amahoro. Ikintu giso cyaje Miki. Ari umuturage wibigeze kubaza umusirikare wa FARDC muri Uvira. Aramubaza ese ko mwavuye Bunagana, ati we yumva bavuga ngo ni strategique, ngo ni reprise strategique. Yego. Muri kanya ngo ni reprise strategique, abakubita hanga ngo ni reprise strategique. None umuturage ni umubyeyi, ndamwibuka muri Uvira bari baremesheje yibaje bayakutumba. Arayoya n'umusirikare wa FARDC, ntabwo ari umuzarendo. Atariko uwo mwana mwabyariye za Bunagana witwa reprise strategique, mwaturukanye Bunagana bari kubirukankaho muri reprise strategique kugeza hano Uvira muri reprise strategique. Uwo mwana muri M23 ho ntabwo abamo. Uwo mwana wa reprise strategique ni bwoko ki? Ati kucyembe tutajye gukora reprise strategique. Eve turabo ntabwo bafite uwo muntu wa reprise strategique. Umusirikare batisha ati ikintu baturushaga byari drone, ati n'ibikoresho atari kubu turabifite.
nta yindi rupuri strategique M23 yarushaga bari abatipe drone ngo dango yarabibarushaga ibikoresho biteye ubwoba none rero njyewe ntabwo nzongera kuvuga ngo babakuye mu gace pe umbabarire nzajya mvuga ko ari rupuri strategique bahunze FARDC uvuze ko yahunze uzajya uba ubigezeho cyangwa se ukavuga ngo FARDC ubundi FARDC iyo yatsinzwe iravuga ngo igiye kubera kugira ngo abaturage bagire amahoro ngo yo ngo yahunze yagira ngo abaturage baticwa n'intambara kandi abaturage baba bagiye mbere kera so rero bakoze rupuri strategique none bava muri ntuza muri hano muri Puezero igice bari barimo ubu tuvugana bamaze kugera he bari ahantu bita Rwitsankuku cyangwa se mu babembeho basoma ngo ni Rusankuku so ubwo rero ubu tuvugana Miki kugira ngo wumve ko teritwari ya Fizi batangiye kuyivamo nuko ngo bari kugenda bototera ahantu bita centre bita za Mwenga teritwari ya Mwenga abasore bo kwa Sendagara ndavuga kwa Sebarundi none se ubundi bari gusatira Mwenga bajya hehese ubwo bajya bagaruka muri ho plateau none se Rwitsankuku umva ukuntu umuntu hanyandikiye kugira ngo n'abantu babyumva neza babyumve nuba ngo yambwiye ngo iyi Rwitsankuku ahantu iri ngo ni munsi ya Puezero werekeza ahantu bita za Mikenke urumva wegere urimo kugenda wegera teritwari ya Fizi ubwo ni teritwari none se Rwitsankuku iri hagati ya Biraro mbiri na Puezero nge ndimo ndakurikiza ibingibi banyandikiye hano mfite map nukambwire ko Puezero ngo ari ngo uba werekeza ahantu bita za Mikeke nibyo iyo nzira ntayihari yego nyine nuvuga ngo ariko ubusa nkujya kuzenguruka Minembwe kuko nuvuga ngo Puezero Rwitsankuku Biraro mbiri ahitwa Ngenzi Tuwe Mikenke ziri zose zigiye zisa nk'izizengurutse ntuza Minembwe kimwe n'ahitwa Kahwera ifashe kuri Minembwe ikanaba no kuri no muri ntuzi no mu yindi ntuzi side akaza Ruhemba nayo nuko nahitwa Kakenge hose nuko ahubwo akantu hari gusobanukirwa neza yambwiye ngo ni munsi ya Puezero ubwo ni Rwitsankuku werekeza muri Mikenke arangije arambwira ngo gaherereye kuri teritwari ya Fizi ntabwo ndi kumenya ngo ni Mikenke herereye kuri teritwari ya Fizi cyangwa ni Puezero musobanuze neza kubera ko kanze ngo yakano bakarita kugira ngo byumve neza habaye abaginga ubwo babagana Biraro mbiri baba bari gusubira hehe basubira ruguru hejuru muri za Mwenga niyo bari gusubira muri mwe no kuzamuka ariko so kumanuka kuko ni bamanuka barajya hasi kuri Rake kuri Tanganyika rega nuvuga ngo bavuye Puezero bakagenda bagijya za Barakara hose ni amazi gusa na Baraka iri hasi ku mazi nta musozi urimo nuvuga ngo Puezero ubundi umuntu yabisobanura neza mu gitondo Puezero iyo ugeze kuri Puezero uvuye Baraka nibwo utangiye chaîne de montagne utangiye imisozi nuvuga ngo Puezero ubwayo ntago ari umusozi nuvuga ngo Puezero reba Sake uko imeze ihuriro ry'imihanda ni rompuye nyine tukwa kundi Sake burira mu muhanda uva muri Sud Kivu uva Masisi nuva Rucuru nujya za Kicanga yego Kicanga se ujya Rucuru ujya Rucuru ko ni ujya Mweso uriya ujya Gicanga urakomeza Mweso ugakomeza za Nyanza na za Kanyabayonga noneho hakabundi unyura Mushaki ugenda ujya hehe ujya muri za Masisi hakabundi unyura kuri za Bweramana na za Minovu ugenda ugira hirya nuvuga ngo aka gace kerekeza ahantu bita kuri teritwari ya Fizi nibyo yanyandikiye hano akongera akambwira ati ngo ihurirana ahangana no ngo hahurira na ngo biba bijya kwegerana na teritwari ya Mwenga ku birometero 25 na Minembwe ubwo kuri Minembwe ho harimo ibirometero 30 aha hantu ni hanini nuvuga nubundi ikintu kihari Mwenga ntuza Minembwe ubwayo iba muri ifite igice kimwe cyo muri Mwenga iyi ubwo Minembwe yego ifite igice kimwe cyo muri Mwenga nuvuga ngo erega hano kano gace aka gace ka Puezero karibu na za Mwenga na nyine no gafashe muri Fizi Mwenga ari kubanza hafasheho na Uvira nuvuga ngo hari ibice bishobora kugerayo ushobora kujya Mwenga ushobora kujya Uvira ushobora kujya Baraka ukajya na Karemi Puezero ni irarenze cyane nuvuga ngo Puezero ushobora kujya Karemi ushobora kujya Baraka ushobora kujya no kuri teritwari ya Fizi yego ushobora kujya Uvira ushobora kujya na Mwenga yego urumva deje ugeze Mwenga urajya na Warungu hose kuko urumva deja uvuye Mwenga ugeze za Rurambo cyangwa ukajya za Remera ugeze muri hafi kugera muri za Kazibana ubwo ugeze muri Warungu
kuva Kaziba nyine ujya za Remera. Wibuke ko ushobora kuva muri Pont de la Ruzizi uzamutse za Ruvungi ukinjira ukajya Remera. So urumva niko bimeze, birashoboka ko bagiye. Bagiye rero ubwo nahise mvugana n'ubundi n'imbona yanjye iri muri biriya bice bikimbwira ko ngo ariko intare za Sarambwe n'Amadungu bari kwitegura n'ubundi rwati uko byaba kose naho turahabasanga. Ukuntu bimeze imakuru hariya nuko AFC M23 iri kugira gute, iri gukanika ikirere. Rubango ngira ngo muri no minsi bumvisha ko hari uburyo habayeho hari drone zayobye zaje kurasa M23 twirwanaho, aho kuyirasa ahubwo zirayoba zijya kurasa muri coalition. Yego, noneho nibyo koko ngo ya makuru niyo nanjye hari umuntu bimbwiye. FARDC iri kugenda iri no guhunga ariko gukora pour strategique, ivuga ko igiye kubera amasezerano iri kubahiriza gahenge. Yego. So nuvuga ngo hariya uruzi ko Byamunga ariyo Byamunga ari mu bice Byamunga yagiye bagiye mu ntambara ntabwo Byamunga ahantu bafashe hose usanga ari abahagaze bari stand by, urasanga n'abawiringwamo bari hari hafi. Nuvuga ngo iyo abayobozi bagiye kandi umva nk'abayobozi bagiye akenshi bajyana ibikoresho, bajyana za air defense system. Hari Minembwe urebye neza mu minsi mikeya 2 cyangwa 3 dushaka kutongera kumva drone za kurasa Minembwe. Yego, ukazazumva zirasa nka za Karemi, wenda ukazongera kumva drone bigeze Karemi. Natangiye wamenye ko za Karemi se batangiye gukorera yo operation. Hari ama operation atangiye kuba za Minembwe. Za Karemi mu mujyi akorwa na AFC abasirikare bari gukora patrouille, ngo bari kunigwa cyane. Abasirikare ba FARDC baragoye pe, ari kunigwa n'abataramenyekana. None rero tukiranga muri za Minembwe hari story, hari amakuru namenye sinzi niba twaba yavuzeho. Abasirikare bano nyine zingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa bari bamaze iminsi bari kurwana bumva ko Poezero bagomba kuyifata. Bagira ahantu nyine bari barateguye akantu kameze nka niba ndahita ngo ni mobile centre de santé, niba ari mobile ni poste de santé. Poste de santé urakoze cyane. No ngo bagenda barahashyira abakomeretse mayiti bagashyiraho, bari bati tuzabikora neza twamaze kugira guha Poezero, twamaze kuyifata. Uribuka ko bari bihabona iminsi 15 ko bafashe Poezero. Yego, nta mwanya bari bafite ro kujya kwirirwa ari kurwana n'inkomere nako na mayiti inyinshi barazihambiraga aho ngaho bakazisiga bashyiraga aho ngaho bakadepa. Ejo bundi ro twirwane bashyizeho igitutu, uzi icyo bazikoreye? Babonye barabati nidusige imirambo amakuru aramenyekana, abatanzania babone bamenye ngaba n'abatanzania, abarundi naba niki byose bamena essence baratwika. Ayo makuru twigeze tuyavugaho ntabwo twavuze, ariko birumvikana. Sinibaza ko FARDC ifite umwanya wo kwirirwa yikoreye intumbi zawe za Rembo iz'abarundi ko no gushinyagurira umurambo, ufata umurambo kawutwika. Nawe uracyari mu byane ubuse mu Rwanda baza n'umurambo kuwutwika ntabwo uzabyemera. Burya buri gahugu n'umuco wabo. Iyo tegeko riri bashaka no kurizana kuko nk'ubu baravuga ko irimbi rya Rusororo ryuzuye ku nshuro ya kabiri, rigiye kuzuza ku nshuro ya kabiri. None ubutaka bwose buzamarwa bushingurwaho. So bizahindukirega umuco. Icyo twita umuco ni umuco nyine abanyarwanda rero ukomeye bakifite ubutaka, cyangwa se iyo tubanga umurambo iki n'ubundi umurambo wo bashobora kuba bagushyinguye, kugushyingura gutwika bagafata ivu bakaribika hano se ubundi buzagaruka ntabwo buzagaruka. Yego, so rero ni ukuvuga ngo umuco ariko umuco abantu habaho gusirimuka, habaho kubasiviriza, abantu bariyongereye, ubutaka bwari buhari kuri munsi ntabwo hari. So na FARDC rero nkeka ko ishobora kuvuga itari ko zindi mu Rwanda kuko ushobora gutwara umurambo ukawugwaho. Uzanabirebe neza muri operation zabaye muri za Nyiragongo, abarundi baza gutwara imirambo bararaswaga nanone. Eve turabategeraga kuki ku mirambo. Ushobora guhunga intumbi ugasanga ni wowe ihitanye. Ukanga urugero, umuntu ashobora kurohama mu mazi arohamye, wajya kumurohora kandi umva ariho nabi, ahubwo akagukura kujya nawe ukarohama. Kujya kurwana ku muntu bisaba kugira ufite experience ku buryo ki uwizeye kuri buze kumukuramo, ufite n'uburyo bwo kubikora uri sekirize. Ariko hari igihe ujya gukiza umuntu rwose ukabizira pe. So rero bagize gutya baratwika, barangije biciraho. So urumva umugambi wari bafite wari umaze kugira utari umaze kuba waburizwamo.
Miki hari inkuru niba navuga bose icyo twavuga cyo Poezero byo yamaze kuba mu gitondo nageze kuvuga ko abakuri iki kiganiro bavuga nti kugeza aka kanya mu gitondo nkora ikiganiro bavuga ko ari 50 kuri cyangwa 70% bavuga ko twirwaneho na FARDC bakirimo ariko ubu noneho dushaje twavuga ngo twirwaneho yasigiwe Poezero kuko FARDC yahunze yagiye yakoze reprise strategique FARDC yahunze Poezero irigendera umbe ariko nayo natwirwana ngo baracyayireba kuri nabo ntibarabasha kuyinjiramo yego Miki ibi bintu tubyite ngo ikirero sasa fungura iryo jwi fungura ko kantu ngo haye twifashisha video ifite iminota 2 y'uyu mujenerali waremesheje inama ni muri Uvira ndagira ngo ibi bintu aha hantu naho tuhagere turese koko baba bavugiwemo na Nyagasani n'ubwa mbere ngiye kumva rwose ngiye kubona uyitwa Yakutumba yahoze yakoresheje inama muri Uvira ubushize hari wakoresheje inama ntago nibuka izina rye avuga ko ngo umuntu uzongera kwitara muri Uvira harango uzongera kwita umunyamurenge ko ari umukongomani ngazajya kubitwa ibiboko ubwo mu gihe ubyumva wenda unaraza kubyumva ese twumve wakati tuko nafanya vita ange na population civile atupende mtu wa kugusa population civile akuwe wa etini gani hapana kumugusa fika pale fanya vita fukuza adui wakati unafukuza adui kila mtu mwenye iko pale population civile iko na droit ya sécurité yako wewe ndio utamusekirize wewe ule ibi navuga aravuga ko badakereye umusirikare cyangwa undi muntu wese ubangamira umusivile cyangwa ubwoko bari bwose ngo niba bari kwirukana aduyi nibirukana uwo mwanzi ariko umuturage akwiye kubona umutekano urumva arimo aravuga amoko yose avuga ngo aya moko yose akwiye kurindirwa umutekano abantu bose bafite uburenganzira bw'umutekano kubona umutekano ati nta muntu ukwiye kwita undi gipfunsi fatana na adui ni soda mwenzako ati rwana n'umusirikare ni umusirikare mugenzi wawe ni soda mwenzako watwigwaneyo fatana naye tirwana twirwaneho n'umusirikare mugenzi wawe ati musunike kama unasukuma ile raia unasukuma rais ati nusunika umuturage uzabivuze kuri gusunika perezida unagusa rais tinuye muki umuturage nyine uzabe muke perezida ndio utaenda Sambia utasambia hapa tuna mambo ya ubaguzi hapa tuna mambo ya ubaguzi sie bote tunapaswa kufanya kazi pale na raia yote tuikamati ni raia yetu ati dufata abaturage bose bamwe twirinde ibintu by'ivangura ati dufata abaturage nk'abantu bacu niliongea pale kuko bamingi walikuwa kufura huku abakusikia hivyo nilisema pale ndio maana narudilia hii jambo kila mtu aisikie kwa masikio ati ngaro rino jambo kugira ngo abantu bose bayumve amatwi yawe bo ahantu wenda icyo ndabona ari umusirikare wa FARDC ikindi ikintu nagira ngo turebeho nibyo nari ntangiye kuvuga duherutse kubona undi musirikare aremesha inama avuga ko ngo uzita abanyamurenge hano muri Uvira ko ngaraba kukaraba kongomani ngazajya kubitwa inkoni nibura 10 ku munsi inkoni 10 ntago yavuze umubare w'inkoni ahubwo ngazajya yishura 10,000 ku munsi yanakubiswe buri munsi ku buryo ku kwezi agomba kuzajya atanze ngo 300 by'amakongomani none kuri yishuro ibi bihasize nka hafi kwezi kurashize babitangaje none kuri yishuro tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke
Abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Muraho neza, murakaza neza muri Royal Global Academy. Nyuma yo kwesa imihigo mu kwigisha abantu kuvuga icyongereza neza badategwa no gutegura ibizamini bya IELTS, Duolingo na TOEFL bagatsindira ku manota yo hejuru. Twabazaniye n'uburyo bwo kwiga umuntu atavuye ahari. Abantu benshi batugejejeho ko bashaka kwiga icyongereza ariko kubona umwanya bikabagora. Twabazaniye igisubizo cyizewe kandi kirambye. Iyizire kuri Royal Global Academy aho wakwiga online program. Buri cyiciro harimo beginner to intermediate level cyangwa intermediate to advanced level ukiga mu gihe cy'amezi 3. Tunafasha abantu gutegura ibizamini bya IELTS, TOEFL ndetse na Duolingo. Dufite abarimo b'abahanga kandi b'inzobere mu kwigisha icyongereza, cyane cyane twibanda mu kwigisha mu kuvugira mu ruhame. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira nimero muri kubona hano hasi. Murakoze cyane, murakaza neza muri Royal Global Academy. Wagarutse ari kuvuga ko umunyamurenge ngo uzamukoraho uzakora ku muturage ubwo urumva harimo n'umunyamurenge ngazamenye uko azabakoze kuri Gisekedi. Ibi bintu urebye abaturage b'abakongomani cyangwa se bano basirikare n'abazarendo ni bari desordre ntago bari ku musima mu politike yabo ifitemo akajagari no kuvangavanga ndetse n'abaturage ubwabo ubona ko bamaze gufata umuco wo kumva ko uyu munsi cyavuze se cyahagararaho. Ariko ibi ngibi byo kuvuga ngo uzaba ku muturage wese byose nibyo bavuga ibyo abantu bamize ibyo bamaze kwigisha abantu ni biratandukanye. Uyu arabivuga nk'uyu nguyu ashobora no kubivuga gutya agamije kugira ngo bakurure abanyamurenge bazo bice. Ibi ni attention ko ibyo byarabaye muri za 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi ubwo abayobozi babwiraga abaturage bari bishe ati muze ntacyo tubatwara baheza bakabica. Hari abantu bagiye bapfa nyuma gutyo kubera kuba bababwiye ngo muze aho mwishe baza interamwe zikabica. Ibyo byarabaye hano za Gisenyi muri commune Rouge ugiye no mu bice bya Bugesera ukageza Ntarama hose byagiye biba sibyo. Rero cyangwa ni wajya n'ahandi hantu hajya hagwa abatutsi bishwe n'interamwe. Ibi rero ni ku bantu baba ba genocidaire cyangwa se abantu bafite ideology barabikoresha. Nawe namwe mu mayeri bashaka gukoresha ahubwo ati uhumure mu by'ukuri ukibwira ko ugiye kubona umutabazi ariko ari uburyo kugira ngo bakwice. So ntago mbona ko ari uko bimeze kuko umuntu wese ukureshya ashaka gutwara ubuzima bwawe akoresha icyo ashaka cyose je nayo ni intwaro. Ntago nava ko bahindutse kuko imyaka bamaze bica abantu babatwika barya ntago uyu munsi bari bahindutse bahinduwe n'ikese ndo babigishije baracyari babandi. Ni nko kwereka donc ari nko kwereka amahanga ko badafite ivanguramoko. Yego niko mbibona uburyo bwa video nayo nahoze ntugashaka ko tutari utwo tudio ntago ari utwo tujyanye n'ibyo muri Kongo. Ni hano ni Rubavu amenye se ko inzu hari inyubako yahiye ya yindi bakuru wayamenye audio rero nicyo zivuze. Ahubwo reka nkumbishe tujyanye n'intuza hano na dushaka ko twa poezero twega makuru azako kanya. Pole sasa huko habiko nafika hatujue sasa politiki zibiko mkabiko napitia wapi benye biko kuplene biko natuambia sema nako biko natoka mabitu benye ilikuwa pale Sange mablende manini zote bashazitosha na basoda benye baliona kisiko na mangi atu comprendre biko naenda wapi na shiko tuko naishio saba tabukavi kwa tutasema kwa kuyo huko sasa tunauza bakuplenda nasema hapana hatuko naona magari ya basoda huko na bilikuwa Sange vyote banavitosha. Hatujui hata kwa biko naenda kama biko naingia pale kama nyoro banavuka Rwanda kama biko naingia pale ku ubwo arimo kuvuga ko Metro yagiye bakunda kwibeshya ko Metro ngo yagiye avuye Sange. Jeve Sange hii milima yote atombe kuanzia
Kalundu kupora Kalundu. Tika Manyoya. Ile bilima yote abana tafasi. Biko njo chini. Ile bilima yote shie njo tuko kule kote. Baibunjo biko kwa surtout les sangi. Baibunjo biko pale kote. Muta sikudanganya hata na marezo sosio. Ile bilima yote shie njo tuko wako. Namba basumba bamereke. Kwanza baisha panda. Mina sababu aparenye biko naita kama nini. Maana hakuna vyo hapo kupanda. Kama vyo hapo inapanda haitapiga. Yetu kapanda ndio inapiga. Bazungu bamereke. Urumva ukuntu bavuga abantu baturage urabona ko iyo bavuze ngo M23 bamwe baravuga ngo M23 ariko urabona ko ni propagande. Ino ntambara ibamo propagande bya hatari. Hari side imwe ya M23 uyumva ukumva iravuze ngo M23 ngo yavuye mu bice yagiye. Muri iriya side ntabwo nyumva ko ari ya FARDC. M23 ishobora gushuka FARDC abantu bagakwiza ibyo bakaba bati M23 yakoze reprise strategique. FARDC rero bya bwabo nkorye bwayo ni iki igashiduka ije muri ambush. None se ibi ngibi n'ubundi ntekereza ko M23 ibintu yari yamaze kubitekerezaho. Uzi impamvu hari amakuru yangezeho avuga ko ngo n'ubundi biteze ko izi ngabo za Kongo zira no mu mujyi wa Uvira kubera ko wenda kujyamo FARDC batekereza ingabo zitari I mean za MONUSCO. Urakoze cyane ku nkosora. Ngo bo bari guteganya ko n'ubundi bafite amakuru ko igize ingabo ziraba ziri kuva muri umujyi wa Uvira zishobora zimwe guhita zizamuka ruguru zigasohoka mu mujyi wa Uvira zikaza ku gice cyegereye mu Ventura hano hafi na Sange, kandi byo bagomba kuba hagati yabo harimo izi ngabo za MONUSCO. Amakuru namenye rero nabo barabyiteguye ko ibyo bintu bishobora kuba, bashobora gukozanyaho mbere yuko zirangabo zihagera. Ntekereza ko FARDC kuko gutinywa kwegera M23 byakunda se kuko ukuntu bimeze ruvuga ngo aho M23 yarafashe hose mbere yo kwiva muri Uvira hose azajya ingabo zidafite aho zibogamiye. Ubwo no muri Sange baba bahagiye na Ruvungi oya bazajya Uvira ni Uvira na za Makubura. Ruvuga ngo FARDC igomba kuvamo ikazerekera amakuru avuga ko ishobora kuzajya za Baraka Miki. None se mbere yuko M23 igera muri Uvira ntabwo uzi ko yabaga ahantu hitwa za Gatogota, ibice byose bya Ruvunge byari birimo ingabo za leta, Sange irimo ingabo za leta n'abarundi. Ariko icyo yasabwe M23 nuko rega haba ubwumvikane M23 isabwa kuva mu mujyi wa Uvira gusa niyo bwene ni condition. Ubwo rero Sange naho ntabwo yavamo, rega ntabwo izahava. Ibyo byose ni biba biba hariye. None se ihavuye abandi babona ingabo zijya hari hose rega hari ahantu haragoye. Oya MONUSCO hirinze n'ubundi ntago ari ngombwa ngo hakwire kimwe nk'uko bagomba kwicarira ahantu hamwe akajya akora udupaturo twa hato na hato twa hapa na pare. Oya hari ibyo baganira n'ibyo bazagenda baganira. Miki, tumaze kubona ko FARDC muri Puezero bahunze. Ese MRDP twirwa no ko yamaze kugeramo buri irakomeza koko ya advancing? Urabona iri bukomeze? Gusa n'amakuru aravuga ko itarabasha kwigiramo n'ibya bindi ifata igasigara gucekinga area. Buriya abasirikare bafashe ahantu bagahita bajyamo use bakurasa. Ibyo byabaye umuryango urabizi ko byabaye kuba munyamakuru wagiye uherutse kwitaba Imana ubwo bari barimo bacekinga area nawe agahita ajyayo. Siko baguye muri ambushi bakaraswa. So rero ntago ntekereza ko twirwaneho nawe metode nk'ejo. Ubundi je nibwo dushobora kuzatangira kumva amarira y'abazarendo n'abarundi wenda bavuga bati ntago byari byoroshye twavuye Puezero byagenze gutya na gutya. So hanyuma aricyo nareba cyambere. Hano ikintu mbone hano hahita hakurikiraho n'Rwitsa nkuko. Yego Rwitsa nkuko nayo nindi Puestate nindi naho bakuga ko ari ikibaye ariko na ahantu baba ko naho hafite icyo bavuze kuri Minembwe. Kuko ngo iyi Rwitsa nkuko iri mu birometero 25 ni hanini. Yego ni hanini cyane. Ni naho abarundi bazamuka baza bajya. Banga abarundi bavuye Baraka bavuye muri bya bice byo epfiriya ku mazi baza bajya hari Rwitsa nkuko bazamuka bajya za Puezero. Rero urebye neza urabona ko Puezero ivuyeho
Rwitsankuku nivaho Barundi barasigaje iki nivuga ngo ikiraba gisigaye inzira ni iki ni Fizi na Pwezero uko Rwitsankuku banza uhita ujya ushaka kujya Fizi Rwitsankuku ni Baraka kandi ndeye ikarita naguhaye haje nayivuyeho ntago narenyereho katurebe ikarita naguhaye rwose ushaka kuba ibigaragaza cyangwa se mfite indi yindi barava ariko harimo iminota harimo urebye nta n'ahandi hantu harimo hakomeye barava Pwezero bajya Rwitsankuku Pwezero ubwayo kuyivaho ushobora kujya Baraka biroroshye cyane Baraka ashobora kuba hafi kurenza Fizi ndakeka ukava none Pwezero ujya Fizi kuko ujya Fizi unyura ahitwa ngo Kananda ukayibona kugera kuri teritwari ya Fizi. So rero urabona ko haba harimo inzira ebyiri zo kwerekera kwanza ubwo bashobora guhitamo kwerekera Akaremi kwerekera Baraka kwerekera Fizi. So yewe navuga nti kuba bivuga ko Byamungu yageze hariya hamaze igihe kinini byose biragaragaza ko urugamba rushobora kuba rugiye Uvira hagiye kuzingabo z'umuryango w'abimwe cyangwa zingabo zifite zogamiye urugamba rurimo ruhinana inyuma hariya. Ikintu nje mbona ku ruhande rwanjye ndabona iyi teritwari ya Fizi ni teritwari nini nuza kureba urasanga ni teritwari nini kuvuga rero ko bashobora kwa advancinga ariko buri gice basigaje ni gitoya basigaje igice gitoya basigaje iki none se bari hano Pwezero urumva kuva hano za Rwitsankuku ntago baragerayo ubwo hangaza biraro mbiri naho ko nguko biraro mbiri barafashe ubwo Rwitsankuku rero yabirimo hagati urimo ra confusinga biraro mbiri uko bayifashe mbere ya ntuza ubwo bafashe mbere ya ntuza yaho ntuza yo kugera muri Pwezero ubwo rero ubwo nuvuga ngo Rwitsankuku yabiri hagati nk'ururimi yego ariko urebye nuko bishanyije gutyo bishobora kuba harimo akantu kameze gutyo kakagundi ariko igihari cyo nuko Rwitsankuku ni Rwitsankuku barayifashe nayo Rwitsankuku ni yatwirwanaho na Imvetura ntabwo ujye ubyumva ko ntabwo ubyuka neza ko yigeze kuyifata bagakoramo na operation ikomeye cyane ndetse no mu hantu Imvetura irega matangazo yerutse gusohora irega coalition ivuga ko barashe amabombe muri Rwitsankuku reka ndebe iyo tangazo rero nawe kwa Kanyuku urasanga ari byo ntabwo twarigarutseho ndabyibuka iryo tangazo ahubwo bibogobogo niho nakubwiraga bibogobogo niyo abarundi bazamusore rwose abantu babanje kubyumva aho ngaho niho nibeshya nitiranyaga Rwitsankuku na bibogobogo sibyo bibogobogo niyo ubona ko iri bukurikireho bibogobogo ni yambere kandi bibogobogo niyo ifata urumva barabasigaje igice gito cyane harabasiga akantu gato yego ubwo rero se ibice bya za Kahwera byo ko numva bisa n'ibikiri kure cyane Kahwera bisa nkaho ubwo se karita rero iyo karita kunashayije bisa nkaho biri kuncanga ariko Kahwera nayo iri ku gice cya Minembwe yegereye Minembwe ariko urebye ibice abagabo bashyizemo imbaraga ba Wazarendo ni igice kirebana n'amazi igice kirebana n'amazi ndi kureba ndi Rwitsankuku mu matangazo bamaze iminsi basohora bavuga ko naho hari mu hantu hagiye haraswa rero basi nibaza ukuntu bahaba ntuza coalition harasa kandi ari muri ntuza yabo barahafashe nago aribo bahari so mugani baba aribo bahafite bagatinyuka kuharasa ntago bibaho ni ikibazo wenda abantu baraza kudufasha dukurikira ariko icyari icyo mbona navugaga gikurikiyeho ni bibogobogo njyewe navuga ku bijyanye n'uko njye mbibona mbona ntabwo ari cyo gihe cyo guhita badvancinga ahubwo bagomba kuri forcinga muri bice byose kugira ngo abaturage babone ko babuza abasirikare bari hari bari forcinga kangaje hariya kuba bafite uburo buhuye bwabo benshi cyane yego izi mbaraga ze ziri gukubita ziri guhunga ikagenda ivuga ko ngo ari ukubera ibiganiro n'amasezerano yaduhaye ukubera iki irabona ko bidashoboka nagitegereje ko bajyanye kandi no Faisal uretse uzambwira mu minsi iri imbere Faisal nitike banura uzambwira nko mu minsi 3 sibyo rero ntago bapfuye kugenda hari imbaraga nyinshi niba nkubwira ko na drone nazo nko mu minsi iri imbere 3 cyangwa ushobora kutazongera kuzumva drone yego ushobora kutazongera kuzumva numvisha ngo bari kuzikindura amababa cyane da bazikindura byose drone ipfa gukindurwa gutya karaswa gutya
ni ukujaminga ntuzana ama software nyine cyangwa se za application. So urumva rero ibyo byose urumva jewe kujyayo kwa general ubundi urumva haragiye kujya abajenerali bangahe none tuzi ko muri Sud Kivu general Byamungu muri za operation mu rugamba ruba niwe tubona. So kujya rero bivuze ngo hari icyo bivuze, hari nuvuga ngo hariho kubohorwa kw'ibice runaka kuko bidahari yaba yigumiye hano. Urabizi kandi ko akenshi twabaga twarukuntu twamyaga ngo yazamutse natwe tukamanuka, iyo azamutse tayari natwe tukamanuka kubera ko tuzi ko yahagiye rukomeye rwose nta bintu byinshi. Ariko n'amakenga yaje muri Uvira nawe hatari barabagabo ntiboroshye. Mike tusimbutse rero gake tugasa n'abasimbuka tugaruke muri Rucuro Kivu amajyaruguru. Hari Twitter nakoze na twitinze wenda utarajya ngo ndagira nkubwire ko ibifaru bya Tanzania, ibifaru by'Abarundi n'ibya FARDC bihariye byari Poezero nibigera Baraka bizashima Imana. Icyo nicyo nakubwira byaba byanyuze hese. Harega biriya zira n'imodoka zitagira imbaraga zo kwihuta cyane nyine nicyo utazihungishije hakiri kare kugira nibabona babigejejeyo bidafashwe bazashima Nyagasani. Mena makuru mena umuceri kuko ntago waba wamenye ko ibyo modoka bihari amakuru yanyu ufite ariko nebe turigisetsa cyane ikirwanisha buhoro kamera nkaho idafite imbaraga ikabidoginga bikajya biza bireba. Hari umugabo muri MV turabagiraga hano muri rugamba rwa za Masisi ntabwo mperuka kumwumva. Umugabo bitangwa ni Kiro Papa uramwibuka ibintu byo gukata imihanda agafata ibintu nk'ibi ngibi byari ibintu bye cyane asanga yarageze hepfo akaba ari kubyigira gahunda kugira ngo rero uzarebe nk'ubu ngubu bakubwira ko Poezero iyi minsi yose yaririmo bayimazemo baca intege FARDC bayiretse FARDC bayihaye kare kwinjira muri Poezero ari bakeneye kugira gute kwimaramo imbaraga kwikamuramo imbaraga kimwe n'Abarundi. Yarazaga uvuga ngo Poezero yari Sake urabona Sake Sadek yaje yikangata bangije gukubita M23 kimwe na Sadek Monisco ive n'Abarundi bose bati tuje kuhoza kuri na Sake haje nk'abaje gushikira. Ariko uzarebe Sake M23 no hantu yakuye umunyago irabyibuha kabisa. Yakuye ibifaru yatwiye ibifaru yateruye abasirikare ba South Africa yateruye buri cyiciro cyose kugeza ubwo umuzarendo Sake yagiye gufata umuzarendo bagati sinzasubira Sake kuko yagiraga baba umusina y'iputoroshye na Poezero niko yaremeze. Rero urebye neza Poezero yari umutego kuri coalition kandi baragukurura kandi uko bagukurura mu rugamba uyu muntu agukubise bwa mbere kandi uko ntashaka kwa advancinga hariye nawe gute ariko kazana imbaraga zirenze kazana abahibu kazana ibikoresho ukurunda arakwihorera akagukosora ntiya advancinga buriya ngo M23 ngo yabamanuka na kabiruka nkana bageza nk'epfiriya ikisubiraho yariri kubera iki drone zahariye ngo babaga mu myobo basirikare bari mu kuba mu myobo. Yego twakomeza twagiye muri Rucuro. Yego hari Twitter na twitinze kuri n'ubundi kuri Twitter yacu cyangwa se kuri X Gen Official ndavuga ndibaza nti iyo utembere hano muri Kivu amajyaruguru urabona ko igice cyose gisa naho igice kinini kimaze kwigarurwa na AFC M23. Yego iyo rero urebye activite bikorwa n'iki biri gukorerwamo hariya hari igihe ushobora guhita ubona ko urugamba rusa n'urwamaze kurangira. Ese bari n'igice kinini ya ni kinini njyewe rega wari kare ntago njya nyibara nka teritwari igize kuko bakubwira ko ubundi igizwe n'amashyamba ituwe n'abantu bangaye bakaba bafite population igera kuri 3,000,000. Wari kare ifite kilometero kare 25 ubwayo ni igize Kivu y'amajyaruguru ni nini ariko nta bantu bayirimo ariko ni ubutaka bw'intara Kivu y'amajyaruguru. Ubu wambwira ngo Sud Kivu maze ko tutaka bunene utarafata Shabundi ifite kilometero kare 25. Fizi ifite kilometero kare 18. Bivuze ngo nuvuga ngo M23 urebye neza intara iri mu cya kabiri cyazo. Uzi impamvu se hari no ufata Kivu y'amajyaruguru ukuntu yo M23 ifite n'urugendo runini cyane. Wari kare ntirayifata fata ntuza Rubero ifite igice fata Beni ifite teritwari eshatu
itari yafata. Dore rero icyo impamvu nge wenda mvuga ngenda ngaruka cyane nkavuga ko bamaze gufata igice kinini, ndebera kuri iki gice n'ubundi aha hantu haba hari abaturage twavuga ko bahohoterwa bazizwa nyine uko bavutse, ngo ndavuga ku bigendanye n'ivangura. Nuza kureba urasanga babarizwa benshi muri za Masisi, Rucuro na hano muri Nyiragongo. Ibi biziteretwari rero uko ari 3 ahanini usanga M23 n'ubundi aribo bari kugira gute, basa n'abari gukontoramo ibice byinshi. Urebye ibice byarimo bavuga ikinyarwanda ibyinshi byamaze kubora, gusibye hano nyine za Minembwe n'ahasigaye ikibazo ku bice by'abavuga ikinyarwanda bisa nk'ibyo. None se nk'iyo Shabunda uzi ko bashobora no kuzarwana, tuzajya tumenya ngo bimeze bite, tukumva gusa ngo badivansinze. Shabunda nayo nta igizwe n'amashyamba, kandi babona ko batuye bose n'udusantere n'insisiro. Ni kimwe na Mwengerega nayo n'insisiro. Ibyinshi n'amashyamba. Rero jewe mbona ko uko byagenda kose ubwo butaka nubwo ari bunira bukeneye, kuko ntuzambwira ngo uzaba muri Masisi Tori na FDL muri Warikare, ntizakorohera. Uzakora consolidation operation zijya kurinda aho ufite. N'impamvu bahora barwana Warikare, impamvu bona bigoranye, impamvu mu Masisi hahora haba menace nuko Warikare kiri hariya. Impamvu na FARDC nayo ihora na menace M23 muri Warikare nuko Masisi hari. So rubango buri gice cyose M23 ifite bisaba kugira ngo igende igishakira ikindi gice cyo kukirinda. Nitabikora izagira izo menace na FARDC, kandi nibwo buryo ndiko mu gisirikare bakora. Fata ahantu hamwe rwagira ahantu ho kurinda ahanduri. Udashobora gushyira imbaraga nyinshi cyane, cyangwa ushaka gushyira imbaraga nyinshi kurenza uko wazishyira inyuma. Ugiye kurinda umujyi urasohoka urindire mu nkengero. Yego, ntuzambwira ngo uzarindira umujyi muri Goma, mu mujyi wa Goma. Rero icyo nashaka kuvuga ni iki, navuga ko utembeye muri ibyo bice bya za Masisi nacyo ushobora kugira kwikanga ko intambara yarangiye igendanye n'uko umutekano uhagaze. Ngaho guverineri ari gukora ingendo, ari gusura abaturage, ukabona rwose ndetse nta nubwo akishiraho za bulletproof na za helmet, ibyende bikoresho by'intambara. Umuntu ashobora kwikanga agatekereza ko inzira intambara irimo kurangira. Ariko se Miki, guverineri agendana ya defense system, arayigerera buriya aragenda nyine. Shako we nase we azibya arabizi, batari mu bantu bazi ni intambara cyane kurenza igihe kinini. Uzi umuntu uko amaze imyaka, uko Makenga imaze iminsi, baturuva kuva 2012 abanaga na Makenga, yari kumwe nawe kugeza uyu munsi. So rero Bahati noneho imparo ko sarazizi, ntago ari ya drone gusa n'izindi. So urumva rero icyo nzi nuko nawe agenda na drone ntuza ya defense system iziri mobile. N'abayobozi benshi barazigendana. N'abasirikare bagenda gutya bazigendana, ntago byoroshye. Icyo nashaka kuvuga rero ni iki, ndeka tubwira abadukurikiye ko ibintu bateye kurebera muri randorerwa mu rugamba rusa n'ugiye gukomera. Uti kubera iki Miki? Wamenye ko Angola yamaze gusinyana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kohereza ingabo? Ntabwo nabimenye. Iyo bonzi ni South Africa. South Africa yo ejo bundi twumvishe South Africa ivuga iti tugiye gukura ingabo zacu ara mu butumwa bwa MONUSCO, ati tuzicure twe turatangira tujya kure, urabona amafaranga ngo yabayemo make, urabona kumbi yifite commission ku ruhande agiye gukina, ntago yavanga amasaka n'amasakaramentu. Ariko bikimara kuba nk'abantu badukurikira, sinzi ko no mu kiganiro cyawe twarayo narabivuzemo, abantu bakurikira Bwiza TV ariko ni wawe ndashaka nabivuze, twabwiye ko South Africa igiye gukora amasezerano ameze nk'aya Burundi, gukora icyo bita nuza iri bilateral, kugirana amasezerano y'ubutwererane, ubuhahirane n'ubufatanye. Urebye n'ibyo bagiye gukora nk'uko Burundi bumeze. Ariko bavuze ubufatanye abantu bahita babisobanukirwa nibura. Ariko ntacyo bazagira niba warananiwe gutsinda umuntu muri ndavuga kuri metero ko bose akeshi nicyo kintu kivugwa hano muri no ntambara. Niba barananiwe gutsinda urugamba bari muri SADC. SADC yari sponsored n'ibihugu 16 biba muri SADC. Ajya barananiwe kumvikana ibyo babonaga bakabatse bagira ibyo baduha bikajya muri SADC, bikaba biri buze kujya ku giti cyabo. Ariko ubufasha barabutangaga n'amafaranga baratangaga. None ugiye kubikora nk'igihugu. None se mvuza Angola umbwira ko utarabimenya. Angola nayo masezerano bayakoze. Ntago ndabimenya ariko biranashoboka cyane bayakoze Angola nayo igiye gutangira kugira ute kuza hano muri Repubulika, ndetse ni nayo ishobora kugeramo mbere ya South Africa. Birashoboka kuko bino bihugu byose rega reka ubwire Kongo ni kirarika.
Kongo ifite imigati abantu bakeneye kurya kandi iri rwishyira ku meza. Hanyuma se abantu bakeneye kurya kandi barashaka kaguha ifoto. Iyi nkuru nawe urambwira ko utarayibona ariko Miki usigaye iyi mpende basanga bagenda yize. Ubu ugiye kumbwira ko utazi ko Abafaransa bamaze kugera hari za ntuza za hano muri za ahangaha muri za Gisangani. Ntabwo ayo makuru yafite. Ayo makuru arahari ariko kuhagera ntabwo bivuze ko baje kurwana na M23. Ariko se nabizi mwese niho muhita muganisha ngo Abafaransa baje kurwana na M23. None se mbwira baje gukora iki? Baje Abanyamerika baba muri Kinshasa baje kurwana na M23. Bavuga Ababiligi kuko tuvuga bari hafi na fro y'urugamba. Abanyamerika ejo ntibaje muri Uvira. Bavuye i Burundi. Ntabwo wabonye ko batanze imyitozo. Nyine urumva cyashaka kwereka ibihugu muri mu kwisi cyangwa se muri izi bloke cyangwa se muri regio hari amasezerano ibihugu bishobora gukorana n'ibindi nk'uko u Rwanda rufitanye na Mozambique, u Rwanda rufitanye amasezerano na Jamaica yo kubasanira ibikorwa remezo. Nk'ubwo se zibagiye kurwana kandi n'abasirikare. Mike urampona ntinoga. Buriya ikintu ugomba icyo wambwira cyo nkacyemera. Kandi nanjye nkagira icyo nkubaza kandi ugasanga bihuye. Iyo bavuze ngo umuntu ngo yagize icyaha runaka mu ntambara, ni igihe ntambara yose barayigizemo uruhare runaka, sibyo? Kuba ubu Amerika yarohereje abasirikare bakagaragara bari gutoza ziriya ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari n'amagambo yakoresheje bati ndabizi intambara, ndabyibuka umusirikare yafashe disikuru mu Nyamerika, afata disikuru aravuga ati ndabizi iyi ntambara muri kurwanira akomeye. Atariko nubwo ikomeye mugiye kwitoza, tugiye kubaha imyitozo ndetse muzabasha kurwana ku buryo muzagaruza n'umujyi nka Goma n'indi mijyi yose babambuye. Babaha imyitozo. Niba umuntu wese ugize uruhare muri urwo rugamba akaba arakoresha amagambo, urambwira ngo ntabwo bari kugira uruhare muri iyi ntambara. Neza imyitozo babahaye icyo yabafashije. Baracyayikora ariko ntabwo bimaze igihe. Uzi imyitozo MONUSCO yabahaye muri Mubambiro ntubizi? MONUSCO rega na South Africa barimo baraze kugiza MONUSCO harimo abanya-Ukraine, MONUSCO harimo abanya-Afghanistan, MONUSCO harimo abashinwa, MONUSCO irimo abasirikare benshi, irimo Tanzania, MONUSCO irimo Kenya ndibaza. Buriya nje numbwira ingabo ntuzagera umbwira MONUSCO. Banza nje ukuntu nje nabonye usibye zino ngabo bino bihugu bya Afrika bijya gufata mu gisirikare. Nje uko namaze kubibona n'indorerwamo y'amaso yanjye kuko nagiye nibonera kenshi abasirikare ba MONUSCO. Nje nagiye mbona wagira ngo nabantu bitoragura baba bashomeri muri ibyo bihugu byabo bino bihugu bya Aziya nahe. Bitoragura baba bashomeri bakabati muze tubapange mujye kugira ute kwibonera akazi. Kuko nje uko nagiye mbabona nagiye mbasanga muri tere zabo ntaho nabatandukanyirizaga n'abacanshuro twabonye wiri ngoma abwira ngo kwikiri niko niko nabibonye. Nyine biterwa n'umwambaro ubonye umuntu cyangwa se n'igihe umboneye, ariko icyo nzi nuko imyitozo ihabwa igisirikare aba ari imwe ku isi, ahubwo igituma umuntu arwana nicyo kimutera imbaraga. Nuvuga ngo ikintu bano bagabo bose barwana nacyo kibatsinda ni cause ya M23. Bano baje muri mission zo gukora amafaranga, baje muri mission zobohejwe mu bihugu byabo, ariko M23 irarwana no kugira ngo ibeho. Kimwe na twirwano bararwana gusa no kugira ngo basi agere iwabo abona haba. Ntabwo umuntu muzarwana kimwe. Wowe umusirikare wowe utumbera amafaranga ni nk'abazarendo bavuga ati sehemu yangu, bariyeri yangu iyi ni ubutaka bwanjye, bagahora bari muri byo we aje afite target y'ubutaka. Undi rero M23 yavuga ati tugomba gutaha iwacu, tugomba gushyira abavandimwe tugacyura ababyeyi. Urumva uko yenda kose ntacyo bazajya, ariko icyo ashaka igisirikare cyose kwese ni kimwe. Infanterie ni imwe, abakora amadrone ni bamwe, batwara yafosi nuvuga ngo yafosi ni imwe. Nje ntago mpakana ko igisirikare atari kimwe. Hanyuma abafaransa wenda icyo bambajije kuza ko abafaransa muri Kongo cyangwa ko bagaragara hariya ntago mbibona nk'ibintu bikomeje cyane. Arega icyo mvuga ntago mvuga ko urugamba rushobora gukomerera M23. Ariko ikintu nibazaho kimwe kinakomeye cyane ni uburyo ki ibi bihugu byose bisa no biri kwirengagiza impamvu M23 irwana kandi ibyo ari bisanzwe biyize. Erega ejene rero kakubwira dukurikira wenda nko kuri Bwiza barabizinda kubabwira, ntago isi yitaye ku marangamutima yawe cyangwa ku mabara ufite. Nuvuga ngo umunyamerika uzo Amerika weko muri mu minembwe birirwa bicwa, yewe ko bagura afatwa ngufu bagashimutwa, ariko iyo igiye kuvuga ivuga ibwira kishati ibwira M23 ngo vahangaha. Yabizi ko M23 agiye kurinda abaturage ndetse yagiye no kubakiza, ariko kuko Kinshasa ishaka ko M23 iva muri Uvira.
Amerika yategeye tuta M23 muri Uvira abafaransa nuko bigenda buri wese areba inyungu nuvuga ngo ikintu ugomba kumenya jene diplomasi twari ijambo dukoresha kuri Bwiza diplomasi nta ni sinabya nuvuga ngo politike ni sinabyaye ndakura umugati wanjye ngene nabanje turye ibyawe simbyitayo ikindi muri international relation mujyanye n'ubanye n'amahanga ntago hama imbabazi hama icyuzanye ku meza Kinshasa irajyana amabuye ijyana n'ibirombe urajyana ikisa ikindi Kinshasa ni leta hari amategeko nyine arengera leta zihari wowe uri nyeshyamba rimwe na rimwe nyine uvuga ngo urarwana bira moneve turi gondi josi ejika rikomeza ikaya gute izo ntambara ziba zigomba kubaho ntago kubabwira ni ubwira ko ugiye kudiringa ku meza ntugende uvuga ngo dore ngo abatutsi barimo baricwa ngo abanyamunege barimo bekareka ko nakantu bagafata akantu gato ese barabiyobewe ugenda uvuga atari ko ku meza mfite iki mfite ikirombe cyavamo ibiro miliyoni bya zahabu ukabibwira Amerika nibwo izatangira kurunguruka no kureba hari ariko no tuvuga atari ko noneho hari nibaza nibi no ushobora kwibaza impamvu Amerika irajya gutoza abakongomani yarangiza kandi ikaza igaragara ki ku ruhande rwa M23 nuvuga ngo Kongo yabuze irayibona Amerika nikongeye kayibona kwa M23 abafaransa barashishitse ntibashaka kwivuga batari ko nitwe tuvuga tuyitanya na M23 bakagaragara kwa Kinshasa kwa ni leta none se kanguru Uganda ifitanye amasezerano na Kongo ariko Kongo yabuze uburyo yashinja igihugu cya Uganda irabireka bavuga ati abatipe ntitubashinja bazadukubitira hano muri Zaituri rwose bagahitamo bateka dukurikira amasezerano turebe urumva muri diplomasi habamo gucengana kwisha ariko kugamije kugira gute inyungu kuri buri ruhande rushaka inyungu ntago bitaye rwose ngo abantu barapaje bino twiga tuvuga nyine twe tubivuga tunababaye nk'umunyamakuru wa wenda wanabimenye no uzi wapfuye ariko iyo ugeze imbere y'umuzungu cyangwa ugeze imbere y'ibifi binini barakubaza ufite iki wakibura no ntago bakubaza ngo wabaye iki ngo wapfuye utereka reka kawe urugero rumwe bafite urugero rumwe igihugu u Rwanda rwabayemo jenoside abantu ntibapfuye bagashira bakagira gute ariko se kuki imyaka myinshi ishize u Rwanda rwakwizinga badashaka bazungu badashaka kubyumva ikintu ushaka kukibaza fata noneho ba makenga shyiraho na kumwe bahungishaga imbwa agasiga abantu bari gupfa fata urugero rumwe ninde ubiyoye ko abakongomani baba mu nkambi za Kigeme no mu nkambi za muri Burundi nkambi zo muri Kenya noneho Amerika iri mu bambere batanga visa baziha abakongomani ngo bahungire mu bihugu byayo nuvuga ko batazi ko abakongomani bahunze se ariko bakakubwira imetero ngo n'u Rwanda ibaze nacyo kibavuga ngo n'u Rwanda kandi barabizi ko hari abakongomani badafite aho kuba so urumva isi ntegire mpuye eje ntazo ubwo rero nibyo twari turimo turagenda tugarukaho tukabona ibintu rwose ukabona ko bisa naho bari gushaka kuviraho indi imwe M23 ari byo ndi kuvuga ni igomba gushaka ukuntu nayo bakubita bakazaza kwishaka nyuma nyine igigira ubupadiri yo ubona ikina diplomasi nkiza ubundi M23 ikora politiki imeze nk'iya leta nikora nk'ikinyeshyamba ariko inyeshyamba zo zikaguhunda kagucunda ukajya kuzirega ati zankubise ukazanazishyura ariko ubu ngubu M23 ijya kwishyura leta ibyo byose by'amadrone leta iza kurasa muri polisi za M23 M23 ubwo niyo kuba yohereza drone zijya Kinshasa zijya n'ahandi gusabota ku buryo abantu bavuga ati leta ntishoboye kuturinda ariko uyu munsi baza gutera M23 kariya ngo baturashe none so kuri inyeshyamba uzi ko barakureka gute nta leta ibabarira inyeshyamba nta mbabazi inyeshyamba zigirirwa niko ubundi bimeze kuko n'amategeko ntago azihanganira usanga amaleta menshi atora amategeko avuga ko umuzarwanya ubutegetsi azakoze icyaha Miki ubwo nuvuga ngo hamaze kugerayo reka turebe ibihugu bimaze byatangiye kuvugwa nyine biko biri muri iyi ntambara harimo igihugu cy'u Burundi cyo gisaziyeyo hakabamo igihugu cya Tanzania hiyongereyemo rero iyi Afurika y'Epfo ndetse yewe n'iki gihugu cya Angola ndimo ndavuga ibihugu by'abirabura ibihugu ni ibihugu bine wenda ibyo bindi byose reka duse nabyirengagije n'abacancuro ni ibihugu navuga ngo nuza kwitegereza byose usibye na neva ndibuze gukuramo yego ibindi byose bizi koze ya M23
ariko bigendanye nyine n'ako kantu uvuze uti buriya harebwa buri muntu cyari bukura aho hantu ku mufuka, nuza kureba icyo kintu urasanga byose gahunda barayirengagije. Ese hari amahirwe ubona nibura wenda na make ko bashobora kuba bapusha cyangwa se basunika iyo Ventura muri ibice yari imaze kuba yakwigarura bakaba bayageza inyuma? Nabivuze mbere, navuze ngo koze Ventura ubwayo ni bombe, nta muntu n'umwe uzabasha kwipushinga Ventura itabishaka. Gutsindwa kwa Ventura, gusubira inyuma kwa Ventura niyo izabigiramo uruhare, ariko nta muntu n'umwe Ventura uzayipushinga cyangwa azayisunika ngo ayikore mu byimbo itabishaka. Hanyuma ibihugu by'amahanga tuvuga byajemo akenshi kuba hari intambara cyangwa se bumva umubabaro wawe ntibivuze ko badashaka inyungu. Barumva nyine koko icyo urwanira akaricyo, kandi icyo cyaragaragaye ubwo babwiraga Ventura na Kinshasa kujya gute, kujya Doha. Ubwo byagaragaza ko noneho Ventura hari abantu bemewe bazwi, ndetse niba bagiye kuvuga Ventura itandukanye na za Wazalendo, ntifatwa nka Wazalendo. Icyo cyari icya mbere. Ikindi cyagiye gukurikiraho ni ukuvuga ngo hagomba kubaho ko igihugu, buri bihugu byose, buri ino ntambara, iyi ntambara ureba, buri gihugu cyose kiri kurebamo inyungu zacyo. Buri gihugu kiraba ati sehemu yangu, inyungu yanjye ni iyihe. Eje nubwo babikora gute, nubwo baza kurwana, akenshi baza kurengera inyungu zabo. Ariko nubwo baza kurengera inyungu zabo, wenda nje icyo nibaza, ndavuga ntese nko ku ruhande rw'ibi bihugu, ese navuga ko ku ruhande rwabo nyine urebye uko igihe baziye mu rugamba n'igihe bakabaye bararwinjiriyemo, ese bazashimaho gushimo, reka twemere ko gushimo wenda bashimo cyangwa se ntibanashimeho pe, ariko se nuko cyafashe icyemezo agahita bafatira icyarimwe ibyemezo nk'ibi ngibi nyuma y'igihe kirekire bagiye kurangiza intambara. Ushobora gusanga harimo n'abaje ari abagambanyi kuri Kongo ni reka kubwire Eugene, Kongo ifite umugati ku meza, kandi n'umugati uryoshye ukenewe n'abantu bose, bazawurya ariko ntibizabuza kujya gute gufata uruhande barimo. Gusa Amerika nivanga ntigira gutya kavuga ko Kongo nta buyobozi ifite. Macron ntiyaje muri Kongo akavuga ngo Kongo nta buyobozi ifite, ngo ubuyobozi bwatowe, agaragaza ko bwatoye kubera abanyafrika, kinyafrika nyine habaje mu ikintu cya corruption. Akavuga ko muri Kongo nta buyobozi, nta miyoborere, nta butabera, habayo ruswa, nta gisirikare. Bikubisa hasa bivugira muri Kinshasa. Bibuza Kisekedi kujya mu Faransa se. So nuvuga ngo kuri iyi si politike nyine niho hantu ibera akaga. Iba amacenga menshi, kandi twebwe abaturage bakatubwira ibintu byoroshye imitwe gusa, ariko mu by'ukuri mu gikari haba ari ibindi. Nguko rero ngayo nuko bihagaze. Ariko se nanone ku rundi ruhande twitege iki? Twitege iki kuri igiseserefe bamaze igiye gutangira, ubwo ni umusibejo ku itariki 18, ariko Ventura ntirayemeza. Oya, ku ruhande rwa Ventura baremera ngo iyidoha, Kinshasa nayo ikemerera hari i Rwanda. Ya Rwanda yasabwe na Kinshasa, kandi ntiyatumiyemo Ventura. Iya Doha se yo igomba gutangira ryari? Iya Doha ntabwo, iya Doha ahubwo yaranatangije, aho Kinshasa ntabwo igiye yubahiriza. Muri make Ventura yo iri muri CCRF, bose bari muri CCRF ariko bose ntibayubahiriza. Oya, mu gihe Kinshasa kuko bemera iya Rwanda izatangira kuri 18. Ukuntu bimeze ruvuga ngo kugeza uyu munsi FARDC na Kongo bavuga ko bagomba kujya muri CCRF ya Rwanda. Igomba gutangira ku itariki 18 kuwa gatatu isaa 6 z'amanywa umwaka 2023, ubwo ni 18 z'ukwezi kwa kabiri, n'ejo bundi ni umusibojo. Noneho Ventura ikavuga ko iyo ibya Rwanda ibyumva gutyo, itarabisobanukirwa, itazi n'ibyo ari byo, ariko anagaragaza ko FARDC igomba kubanza kubariza ibya Doha, ibyo bazi ngo ni ibya Doha. Rero uribaza niba bakomeza kurwana cyangwa se batarwana. Uko urebye neza bose ntawe ukubitwa ngo atege ukuboko, nkuko Ekenge yavuze ati ntabwo turi mu rusengero. Yego, urebye ntawe ukubitwa urushinga atege undi bakubita. Oya, so still haracyarimo ikibazo. Nge mbona ko no gutegera tukareba ko niba Ventura muri CCRF cyangwa niba Kinshasa abasirikare bayo bazajya gute, bazahagarika intambara. Urebye neza tuzabibona kuko Kinshasa ntiyishira. Izamara iminsi bitaragusa drone se, reka ntabwo byaba n'ubwo tukabireba. Reka dusoreze aha, reka duhinira aha. Dushimire cyane abantu babanye natwe kuva dutangiye kugeza tugera ku musozo w'iki kiganiro. Ubwo twabasaba nyine n'ubundi gusubscribinga ku batarabikora,
ndetse n'ababikoze bagakora like bakanasharinga kugira dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Wakoze cyane Miki. Urakoze cyane je.